nari ndimo mvuga ati hari abantu gaturika yihakana kubera ko bayitwerereye. Umuntu wamubaza ngo ni umunyagaturika, urimo urabyumva, umuntu wamubaza ngo genda umunyagaturika, ariko ugasanga gaturika ntimufite, ADPR ntimufite, abadive ntibamufite, abayehova ntibamufite, mu basilamu ntibamufite. Ugasanga umuntu ntagira aderesi y'itorero cyangwa se idini, icyo bavuga idini. None ndashaka kubaza ni impamvu cyo uvuga ngo ngewe ndi umupentekote cyangwa se ndi umwadeperi, urabyumva, ariko utabirimo neza, ko no mu mpamvu zatumye ngushaka, mu mpamvu zatumye ngewe numva twaganira nk'abakozi b'Imana, urabyumva neza, tukaganira tugahana inama, kuko ibintu byinshi bitambukira kuri social media. Niyo mpamvu tuvuga ngo aho umunyarwanda yaravuze ngo aho umupira warengeye ni naho ugira gute urengurirwa. Nkabaza ngo mukozi w'Imana genda bivuga muri ubwo buryo, ni kucyumbwira uti ngewe simbirimo neza, uravuga uti ngewe ngubu ngendeye nko gusezerana cyangwa se ngize nk'ikibazo, birashoboka ko umuntu ashobora no kuva mu mubiri. Ibyo bibaherega abantu bajye bateganya ko tuzanapfa. Navuga ngo ntaza kuvuga ngo abantu bajye bateganya ko bazapfa nge nkivanamo. Twese turi abakandida b'urupfu, yaba uri hafi waba uri kure, ujye wicara uzi ko irembo ari mu rupfu. Urahamya neza ukavuga uti ngewe ubu ngize nk'ikibazo gituma nkenera umushumba, nshobora kutamubona. Icyo ni ikibazo nge nkubajije, ariko nkibariza n'abantu badukurikiranye, baba bari abakurikiranye Ibihamya TV, baba bari abazagukurikirana kuri ntuza yawe ku iriba ry'abera TV. Nsabe n'abankurikirana hano bagende banyarukireho bagusure nta kibazo, banakore subscribe, nabi wowe nibashaka banyarukire iwanjye nta kibazo. Hari umutima mubi, nta nabo twazanye rero, banyarukire ku Bihamya, bakore ku Bihamya TV rwose. Abantu ntago ari abacu, abantu n'ab'Imana. Twikomereze kuri cya kibazo twarimo tuvuganaho. Urahamya ko ukeneye donc nk'umushumba ushobora kumwaka audience akavuga ati sha ntago nkwakira nibishaka bo. Impamvu ngiye mvuze ngo ndi umukristo mu itorero rya ADPR, yego, niho ifishi yanjye iri, yego, ni naho nabatirijwe, yego. hagoro ndi umukristo muri ADPR nk'umuntu harya igaburo cyangwa se uteganya kurirya, cyane ko buriya mu mateka yanjye, yego, wenda abantu bataza kwibaza bati kubera iki yego utarimo neza. Impamvu ntarimo neza, hari ibyo ntahuzaho n'idini, hari ibyo udahuzaho n'idini, yego, yego. Ikindi hari imiziro yanjye personnel, buriya ngewe ndi umudivorce. Uri umudivorce? Yego. Kandi divorce yanjye nta ruhare ngewe ubwanjye nayigizemo. Ndumva icyo kiganiro nakiganiriye n'abashumba barenze umwe. Umuntu wa mbere wanyakiriye ni Reverend Ntambabazi, yego, akirimo hariya, niba akiri yo simbizi. Bo nagiye negera, impamvu ari we mentioninze izina rye, ni inshuti yanjye, aranyumva, yaranyicaje, yangiriye inama zitari nkeya, no mu isenyuka ry'urugo rwanjye arabizi, mfungwa, ntotezwa, ntocaringwa n'umugore, yego, ibyo arabizi. Hanyuma ndagenda mbaza itorero, ndababwira ko ibi bigenze gutya na gutya na gutya, yego, amaherezo yabyo ni ayahe, ugomba kubaho uko nguko. Umuntu w'imyaka 33, ubu nge ndajya kubesha Imana n'abamarayika, donc barakubwiye ngo ugomba kubaho nta wundi mugore, ubwo uzisazire gutya uzapfa urwo ngurwo. Yego. Nabwane rero bapasiteri simbabeshye, ntago nambaye ibyuma, yego, kandi icyuma nacyo gifatwa n'umugese, ponseze iragikata kigacika, kiramungwa n'umugese kikikubita hasi. Yego. Theogene wabyawe n'umugore w'inyama n'amaraso, uba mu isi irimo abagore n'abakobwa, ubarizwa muri sosiyete z'abantu batandukanye. Yego. Nta modoka y'igitsina gabo nzatega yonyine, nta rusengero nzinjiramo rw'abagabo gusa, yego, nta gihugu nzabamo kirimo abagabo gusa. Byanze bikunze hari ibyo namenye agaciro ko kubana n'umugore. Yego. Nta buryo mwamfasha ngashaka undi, bati ibyo ntitubyemerewe, biri mu nshingano, niko dogitirine yacu yubatse, nuko amahame ameze. Kandi koko nanjye ndabihamya nk'umuntu uri mu itorero yuko ari uko byubatse.
nsanga rero iyo ni nko kunkorera mo Kigali kandi njyewe ntago nabishobora. Ntabwo wabishobora? Oya, mu bintu abantu tuziranyeho, yego, banzi neza ko tuziranye, yego, abantu bazi ko tuziranye, ikintu cyitwa ikinyoma mu kanwa kanjye, yego, uwo si njyewe. Bo icyo ni kimwe. Yego. Itorero riba rigize gutya, hajemo ibintu by'imihindagurikire y'ibicu n'inkuba n'imyuzure. Yego. Bamwe hariya abandi hariya, batarize ntibemerewe kubwiriza, ibintu biradogera, ndavuga nuzi n'ibindi. Itorero ryavange. Yego. Theogene ndavuga ni rero reka ngende gake. Mu magambo make rero niyo mpamvu mvuze ngo yego, ntabwo yewe ndimo neza. Ntabwo urimo neza. Theogene, tutarava kuri icyo kintu cya mbere uvuze, hari ikintu cya mbere uvuze muri uyu mwanya, uravuga uti ngewe ntabwo ndimo neza, ibyo ndabyemeza ndabihamya, ariko nawe wavuze uti byatewe n'amahame n'amabwiriza na dogitirine, nicyo kintu cyangonze. Nahuye n'ikibazo, umugore ntibyagenda neza, ntabwo byari bimeze neza, ariko ikintu ushaka ko tuvugana muri uyu mwanya, hariho impinduka, ngira ngo ibyo urabibona. Impinduka muri ADEPR ubona ko zihari kandi nyinshi, ziteye ubwoba. Turaza no kugenda duhana inama, ni nayo mpamvu turi buganire. Hari ibyo tugenda tuganira inyuma ya kamera, ariko hari ibyo turi buganireho hano imbere ya kamera. Muri izi mpinduka ziriho mu itorero rya ADEPR, ntihashobora kuzabonekaho ikintu gishobora kuvuga ati noneho niba twemeye ko abagore basengerwa, niba twemeye yuko abashumba bo mu yandi madini baza gusura ADEPR, niba twemeye yuko abagore batanga igaburo, basezeranya, bagira bate, ntabwo igihe kizagera noneho bakavuga bati n'abadevoruse nabo n'abadefuruze nabo noneho hari uburyo twabafasha, twumvise ku ruhande rumwe. Erega hari ibintu byavugurutse, erega niba bivugurure, hari ibintu biri kuvuguruka, sinzi n'ibikuri bireba. Niba bivugurure, kuko hari abantu bari mu kaga, hari abantu bari mu kaga, bagonzwe na ya mahame akomeye. Urakoze cyane. Abanyarwanda bari kundeba, sibyo? Babanze bareba imyaka mfite. Ntabwo iyo ari imyaka yo kwibana rwose ngo narahiye ngo umwe apfuye cyangwa undi wadapfuye ngo Yesu agarutse. Yesu ntaje, simpfuye, umugore arantaye, ndafunzwe, ntambaye amapingu, ndiye impungure z'agatuna mbwenu. Yego. Ubwo se wambwira ngo ndazira iki? Njyewe icyo nakubwira, muri biriya bintu biri kuvuguruka, muri biriya bintu biri gukoreka, nakubwira yuko byanga byakunda, sibyo? Sinzi niba ukinyumva. Ndakumva cyane. Hari ibyo bari gukupa abantu bari kumpamagara, wowe nta kibazo. Niba habayeho impinduka, ngira ngo babibonye ko ari impinduka zikomeye, bakavuga bati muri ya mahame yarakomeye, ngira ngo nacyo urakizi ko cyari kirimo, harimo yuko nta mugore wasezeranya, nta mugore wagira gute watanga igaburo, nta mugore wabatiza, ibintu nk'ibyo byari birimo. Ngira ngo ibyo urabizi ko byari birimo, urabyumva neza. Ariko ubu dufite amakuru 80% bishyira 100 yuko gahunda muri aya mavugurura hariho kuzasengera abagore, n'amarisita arahari, n'amazina arahari. Nubwo umuntu atavuga ngo izina iri, ariko harayo tuzi. Ibyo ngenda bishyigikiye 100%, yuko abagore basengerwa ku bushumba, kandi icyo cyari cyemewe muri ADEPR. None se ubundi icyo si cyo? Abagabo bamenye ko Yesu yazutse, ari abagore babizanye. Abagabo bamenya ko uyu mwami yavutse, ari abagore babizanye. Ivugabutumwa rya mbere mu isi ryabwiwe abagore, nibo bamenyekanishijwe iyo nkuru ku Betelehemu havutse umwami. Rero abagabo bubaha abagore, ndakubwiza ukuri. Njyewe ikintu ushaka ko donc urumva ko ibintu biri gufata umurongo, niba bigeze kuri urwo rwego, umuntu ashobora kuva muri indi dini ari bishop, ari apotre, akaza akabwiriza muri Pentecote. ADEPR ngira ngo wakuriyemo, itorero ryakubatije. Niho mvuka kuva muri 94. Yes, itorero ryakubatije, ryaguhaye igaburo, ryagushingiye, ndibaza ko ari washyingiriwe. Itorero ryaduhaye bagage cyangwa ubuzima. Niba hariho ibintu biri kugenda bivuguruka, wenda cya divorce ntabwo twakivugaho uyu mwanya, ari igihe tuzagishakira indi topic. Oya, nayiremewe muri Bibiliya nahirimo, tukakivugaho. Ntabwo iyo verse nge ndayisoma, nzayikwereka mu Gutegeka kwa 2 ivuga ngo nurongora umukobwa w'umuturanyi ntumukundwakaze, kuko hari igiteye isoni wamusanganye. Mwandikira urwandiko rumusenda ave mu nzu yawe agende. Icyo akora undi namushaka azabasambanye.
ntago nakifata gutya ngo mbeshe Imana ngo ntabwo nzongera kurongora nkoze mu giti se ngewe ubwo icyo kare kubera ko iyo siza wenda atari yo twari twateguye reka duse nk'abayitambuka ariko ngewe ikintu nashaka kukubwira nuko niba hari ibiri kuvuguruka hakaba hari ibintu biri kugenda bihinduka birashoboka ko n'iki kintu cyazashakirwa umuti ahubwo nicyo aba aricyo baheraho niba umuntu apfakaye afite imyaka 21 agishaka koko akomeze yicare agende yicara ategereze ati Yesu azaza nibwo uzaba ugize erega gahunda ya Yesu yo kugaruka hano ubwo iri hafi mbabwiza ukuri araza n'imyaka maze nibana arabajyaye nabaretse ariko teo ubwo uri guca abantu intege kandi tuvuga ngo Yesu arazana n'ibicaraza vuba araza se kuza ko ari uko umwe akinduka akamanuka epfiriya akaba arapfuye none se ajya kubona ukabona igice kimwe cya Amerika kirahiye ko ari uko asigaye aza none se arazira rimwe ngewe nayo numva icyanga cy'urugo icyo cyanga cy'urugo wenda kizashakirwa umuti Imana icyo ni icya mbere n'itorero urimo urabyumva n'ubwo uvuga ati sindimo neza ariko ngewe cyatumye ngutumira kugira ngo tuvugane njya nkurikirana message zawe ubuhanuzi byigisho avugana ariko uyu muntu ashobora kuba afite igikomere kirenze n'ukwemera ngira igikomere giteye ubwoba ushobora kuba ufite igikomere cy'idini kirenze ukwemera wenda ariyo nsase ngewe ushobora kuba narabyumvisemo nkavuga nise uyu mugabo afite ikibazo ki kuko bavuga muri ADPR umuriro ratse muri ADPR ingoma ivuyeho ngira ngo message n'umweyo ahubwo nejo bundi narabihanuye ndababwira ntihagiye gucamo umweyo wakasa mu nejo bundi nabonye ukubura nabonye uri gukubura uvuga uti Imana igize te irakubuye avugana ariko ibyo byose umugabo nubwo ahanura urabyumva neza yahanuye iby'umuriro wazahehe wa Pentecote urumva ko rivuyeho idini rivaho n'ibindi n'abatinganye ko bagiye gushyirwa herezo ariko se nkavuga ngo uyu mugabo ntibiyaba ari impamvu z'igikomere cy'idini cy'abashumba baba barahuye naho n'uyu muntu wenda akaba bijyana muri yarangaje cyangwa se muri bwa buryo bw'iki muri bwa buryo bw'igikomere afite aya ntabwo ariyo mpamvu jya ubakupa jya ukoramo bakupe urabyumva neza mo hagati urabyumva neza nkibaza se uyu muvandimwe ikibazo afite njye nicyo twari turiho ni ikibazo cy'umuntu wabimbwiye ko wenda wagannye abashumba ntibagufasha ariko se itorero nicyo dushaka kuvuga itorero niba ryaradufashije rikatubatiza rikaturera tugakura tukagira ubuzima urabyumva neza na bagaje no kuba abantu bakumva wenda nubwo abantu bose batakwemera burya ntawe wemerwa na bose yego hari ikintu byanga byakunda ufite abo bantu baba bakurikiranye itorero ryagufashije itorero ryakubatije itorero ryagushingiye itorero nibaza ko ikintu ngiye nuvuga twavugana itorero ni umubyeyi icyo ndacyemerekanyaho nawe 100%. ngewe ikintu numva nubwo haba hari ibitagenda nubwo haba hari ibidakoreka nubwo haba hari ibyanze urabyumva neza itorero numva kurivuga nabi ntabwo waba ariwo kupa uwo muntu abantu baze kwihanganira dukoresha akangana urimo urabyumva muvandi ni ukuvuga ngo itorero ni umubyeyi umuntu uvuga itorero nabi ngewe ntabwo tujya mu gisate kimwe nubwo haba hari ibintu bitagenda neza idini rya Pentecote reka mbyita idini gutyo mwihangana oya ni idini nta byo kudekora bihari nubwo wahura n'ibibazo nubwo wahura n'ibikomere nubwo wahura n'intambara nubwo wahura n'ibintu bigukomereye navuga ko ryatureze riduha ubuzima ritugeza kuri level runaka dukenerwa n'abantu hari n'intambara tutakirwana zo gusinda n'ibiki byose n'izo henikene nabonye zateye zadutse mu bagore bamwe mu bagore hari ikintu ryadufashije zaturinze henikene ngere ikintu numvaga twavuganaho uyu munsi nagira ngo se nk'uguha nk'inama urabyumva neza guha nk'inama nk'umukozi w'Imana urabyumva itorero nubwo haba hari bitagenda neza yaba ari wowe yaba ari nge baba ari abandi bakozi b'Imana ndabizi neza ko bazakurikirana ibiganiro byacu numva kuvuga itorero ukuntu mu buryo butari bwiza ukarivuga nabi numva ko ari nko gufata umubyeyi wawe harya wowe urubatse ukamwambura ubusa wowe urubatse icyo mvuze uracyumvise nyine wowe urubatse
banza wumva icyo ndi kuvuga. nacyumvise rega Ni nko Vumiriya. gufata umubyeyi wawe wakubyaye Pardon gato ngusaba ukamukuraho ijambo. imyenda Reka ukamwambura. ngusabe ijambo Vumiriya. Yego njye ndubatse. Okay. Uri umwe mu bakozi b'Imana nubaha. Ndubatse mfite abana n'umugore. Ndaje. Uri umwe mu bakozi b'Imana nubaha Mm. batakunze kurangwa n'umwuka w'ubwesikoro. Kumba mbakurikira. Uyabura neza ariko. Uri kurangara Ubu hari abantu hari abantu baba hari abantu hano muri iki kibuga cya social media banipfusha cyangwa bagapfusha abana kugira ngo bisikuruka abantu. Icyo nacyo ndakizi. Ni ukuvuga ngo rero impamvu naguhaye umwanya nta mwuka w'ubucakara nkuziho w'ubucakura nkuziho, ariko uravugira idini nk'aho ryagutumye. Idini ariko ryaratubyaye nawe byemeye ko ryagushingiye. Ibyo ndabyemerera rega niho nabatirijwe ni naho nariyegabura, ariko hari ibintu kwanza reka turyite itorero kuko turyite idini n'abandi. Oya ni idini, niba ari ibyo ndahaguruka mu kiganiro. Ni idini. Ni idini. Ahubwo tuganire nk'imfura. Hari ibintu bibiri ngiye ntari guhurizaho nawe. Yego. Kuba umubyeyi yarambyaye ntabwo bisobanura ko umubyeyi ajya kunaniza mu bintu abona kandi biri mu nshingano ze. Urumva neza? Yes. Icyo nicyo ugomba kumenya. Niba twumve n'impamvu Vumiriya iryo dini ry'umubyeyi banabyumve, uku kwirukanka hirya no hino babona abantu bagenda basirikira banyuranyuranamo, nta n'ikindi. Urugero ruto rwihuse cyane nka Dove Hotel, inyubako yayo yirukanye urubyiruko utabara rujya he kujya gushingirirwa mu yandi madini kubera inyubako utaratanze umusanzu. Ibyo nubizi. Yego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, niba ngize gutya mu by'ukuri imyaka mfite ubu ntangiye umwaka wa 34. Yego. Niba Imana ifite kuzampa imyaka 100 cyangwa 80, sibyo? Yes. Urambwira ko iyo myaka nzayigira nta muntu ndakubita hasi. Rero niba turinde impamvu zatuma dukomeza guhinduka yego inzererezi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Sibyo? Kuko biri mu nshingano zabo. Yego. Akanwa katuye ko katankeneye. Bagakurikirane bamenye impamvu katankeneye. Yego. So Bibiliya iravuga ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu. Yego. Izabayobesha kubasheshenga. Yego. Urumva? Yego. Hanyuma nibizabayobesha kubasheshenga ibintu ni bibiri. Yego. Barebe ese koko Theogene mu myaka 34 ni ngombwa ko arindira ko Yesu aza cyangwa umwe apfuye? Icyambere kwirinda kuruta kwivuza, ibyo ndabyemera. Yego. Uyu mwanya mbaye nkiri umusore uri muri iyi myaka, kwirinda nabishobora. Yego. Sibyo? Ariko kubesha Imana n'abantu ngo ndi umukristo mu ngutiya, ndi umukristo mu bijyanye no kurebuzwa abagore b'abandi n'abakobwa b'abandi, ibyo naba ngiye kubesha. Wenda simbijyamo ngo mbyijandikemo, ariko amaherezo ninkomeza gutinda gutya birasha bishira bishito, nshobora gushiduka nabenuye. Yewe reka duse nk'ababyizera ko icyo nacyo bazakigaho. Babisuzume barebe, bakore liste y'abantu bashenye bakiri bato, abapfakaye bakiri bato, baduhande mahirwe na Yesu ntabwo yatanze amahirwe. Reka twizere ko icyo kintu kizakoreka, kizakemuka. Urimo urabyumva? Itorero cyangwa se abayobozi bakagishakira umuti wo gufasha abo bantu. Ariko ni ikibazo basi suracyumva ko ari ikibazo. Nacyumvise. None subu mbeshe Yesu ngo ndaje. Ikibazo cyawe sinacyumva nkuko ucyumva, ariko nacyumvise. Nuko utiraranye. Ndetse nabandi bagifite, reka mvuge ko ndi kucyumva. Vumiriya nuko utirara kandi kizakemuka. Saa 8 urayizi? Saa 8 z'ijoro, saa 9, saa 11. Uzi kubyuka ukagira ngo hari ibishinge baguteye byo kubyuka wumva umeze nk'idubu. Abagore mwubahwe kabisa, abagabo mufite abagore mubafate neza. Ariko kuva 2015 turi 2020 na kangahe na gatanu, ubwo hari uko ntageze. Umva Theo, urabyumva? Umva ikintu nkubwira. Abashumba bariho kugira ngo bafashe abakristo. Yego. Niyo waba waragize n'ikibazo ukagira intege nkeya, reka ngiye nkubwire ko abashumba bariho kugira ngo bakwakire, bagufashe baguhuze na Yesu.
niba bitarabaho, niba byarabayeho, iyo niyo nama naguha. Sanga abashumba nicyo babereyeho bakira n'izavunitse. Nagiyeyo barambwira ngo toka, ngo sohoka muri biro, ngo wowe waradusebeje. Narabasebeje se? Niba narahanuye ko abatinganyi baje, ikizira kinjira hera bakaza mu itorero bakarizunguza mureba i Nyarugenge ibendera. Yego, icyo nahanuye kitabaye niki? Ko nahanuye ko amadini afunzwe bakaba bayakinze, icyo nzira ni igiki? Wowe ngo wasebeje itorero, ngo urivuga nabi, ngo kubw'iyo mpamvu ngo nta serivisi twabaha. Oya, njyewe ese ubwo ni ububyeyi? Umva njye ikintu nibajije Theo, njye ikibazo cyawe nanacyumvise kwanza. Umushumba ariho kugira ngo yumve, atega amatwi intama yaba ari nzima yaba yavunitse, iyavunitse yishyire ku bitugu bayisindagize bazunge. Icyo nicyo abashumba bashinzwe abaperezida. Ugenda avuga sindavuga nk'ijwi rya rubanda, ndavuga nk'ijwi ry'abakirisitu. Ariko nkagira inama abantu bahuye n'ikibazo bagatsikira, urabyumva, bagatsikira bagahura n'ikibazo, bakaba bahura n'ikibazo runaka, bagana abashumba. Iyo batakwakiriye, uwo mushumba utakwakira nawe afite ikibazo. Niba atakwakiriye, dufite amatorero menshi mu gihugu, sanga undi mushumba. Ubwo rero dufite niyo batagushyingiraga ku itorero runaka, wari ufite ububasha, uri umukristo, bavuga ati ni muntu icyangombwa wemewe, keretse nk'ubwo nyine wagiranye ikibazo niba ari umuntu umwe, niba ari bangahe. Ariko baravuga ati njyewe nkeneye kujya gushyingirwa, ibyo umukristo yabaga byemerewe. So rero niba hari n'umuntu utarakwakiriye, urumva mukagirana ikibazo, reka mbivuga gutyo, ntabwo wagiranye ikibazo n'itorero ryose cyangwa n'abashumba bose. Ushobora kuba warahuye no gukomeretsa, murabyumva, ndakakomora. Buriya Satani yakomeretsa umuntu akoresha abantu, ariko n'Imana iyo ijya komora umuntu ikoresha abantu. Ubu ku isi yose ntabwo abantu bose bazakwemera, nta nubwo bose bazakugirira neza, ariko ndashaka kubwira ko Imana yakubikiye umuntu uzakugirira neza. Nibanshingire, banyumve, bansubize mu murongo, nk'umugore mbumuvugabutumwa ufite urugo, umuvugabutumwa utagira urugo, ntibakajya bababeshya. Ibyo ngibyo aba ari umunyabyaha byinshi cyane. Reka nkubwire Theo, ntaguciye mu ijambo. Ibyo tuvuganye, nakubwiye ko niba abayobozi bari gushaka umuti w'ibibazo byari byarabereye abantu, byarabaye urusoro. Niba arakasamutwe niko njya numva muvuga. Nakasamutwe, Yesu urimo urabyumva. Vumiri utararengaho. Njyewe kubeshya n'icyaha. Iyo mvuga ngo mfunguye lisani mbaye bishire hanze kwa kundi, ndakubwiza ukuri, mbafite abana barenga aba wa mugabo bamaze iminsi bavuga kuri YouTube. Ufite benshi yakoze umudugudu. No, ifamu. Njye rero ntago ndwanya idini, sinanarwanya abayobozi. Ariko hari ibintu ureba ukabona badufunganye umutwe, batugize ibicibwa, batugize ibintu by'ibivume. Reka. Tewe njye hari igihe nitegereza, wihangane mbivuga gutyo, nta kibazo, nakurikirana ubuhanuzi, yihanganira wenda nta muntu uhora mu mwuka. Oya, nta kibazo. Havugana ariko Theo ashobora kuba ari njye nubwo twabivuganye, hari ibintu twavuganye by'ikibazo cy'idini. Havugana ariko Theo bishobora kuba ari n'ingaruka z'ibikomere, abwirizanya umujinya, agahanura n'amahanga. Ariyo mpamvu abona ibintu by'umuriro, urabyumva, abona ibintu by'umuriro, akabona ibintu by'amakuba ku itorero, urimo urabyumva neza. Niba baranamufungisha akabona ibintu bikomeye ku gihugu cyangwa n'isi, urabyumva neza. Nkavuga ariko se Theo ibi bikomere, bivuze ngo mundebera mu bikomere, ntimundebera mu mwuka. None Vumiriya nk'umukozi w'Imana, nkubaze ibintu Imana yanyujijemo byarasohoye ntibyasohoye? Byarasohoye n'ibitaraba. Urakoze cyane. Idarapo ryarazungurujwe. Icya kabiri, uretse gato, icya kabiri, umweyo mwarawubonye. dore icya kabiri, nkavugana ariko Theo cyangwa abafite amakuru wenda y'ibizaba, hari undi wagiye nuko mba mbyino nuko n'undi muntu wenda ufite uko abyumva bishyire hasi hariya. Buriya nubwo ntubatse ariko ndasenga, umuntu umuha message y'izaba Kenya, y'ibizaba hehe, urabyumva neza. Nkavuga nti uyu muntu byanga byakunda ibintu avuga ashobora, ariko cyane cyane aho nibanze ni ku idini. Avuga njye inama nanashaka wenda no kuguha n'abandi bantu. Buriya niba ugiranye ikibazo n'umuntu runaka wo mu idini, ntabwo abantu bose mwagiranye ikibazo n'idini, reka mvuga itorero ariko n'idini, ntabwo mwagiranye ikibazo n'abakristo cyangwa n'abashumba bose. Ntabwo ari ngombwa ko niba ugize ikibazo runaka
wakivuga ku ntuza ku ikoranabuhanga ku isi yose ku mbuga nkoranyambaga ibyo barabiduhuguye uheruka kubyumva se mvuga akasamutwe kuri ADPR ariko cyakora wenda uretse ko wenda nk'ubu ntureba mfite ubuhanuzi maranye iminsi 3 bw'itorero se ariko yego komeza urumva mfite ubuhanuzi maranye iminsi 3 yes nk'ubu ntureba ndakubwiza ufite ubuhanuzi ubitsa atari bwa bundi maze iminsi mbona oya maranye iminsi 3 nacecetse ndi kubaza Imana ngo noneho wa Mana ibi byo nzabivuga mu ruhe rurimi ibi byo nzabigenza nkubwire se ko hagiye kubaho itorero amadini 3 mu Rwanda amadini 3 gusa yes mbikubwire se ibyo bintu yewe no mu mpinduka ngewe njya numva amakuru yabyo ubu ni ukuvuga ngo reka mbikwereke neza ubu ni ukuvuga ngo amadini yose ya Gikristo yose ahava akagera yemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza yemera umwuka wera yemera umubatizo wo mu mazi azitwa idini rimwe iri dini rizajya muri RDB ryitwe ubumwe bw'abakristo ibyo byarata ubwo no ubumwe bw'abakristo n'ubumwe bw'amadini yes ubumwe bw'amadini iryo jambo ryo njya ndyumva gutya noneho narabibonye mu nzozi urumva narabibonye mu nzozi mbona noneho habayeho gusenya ikintu cyiswe insengero nyinshi kugira ngo noneho habeho zone urabona nk'icyanya cy'inganda habeho rero icyanya cy'insengero urumva ubwo no kuvuga nta rusengero ruzaba hano runaka buya handi ngo ku Gisozi ahango karitsiye iyi za nsengero mubona zigiye zitagagujana kare nabonaga hari icyanya cy'inganda aho rero urumva icyo cyanya cy'inganda rero bambe cy'insengero ADPR narayibonye Anglikani narayibonye Gatulika narayibonye hanyuma ariko Adventiste iza kugorana biba ikibazo abadive baragoranye biza kugorana kubyumva birananirana mbona bashaka gutera amahane nta bahamya nabonye irindi dini ryashatse gusakuza ni Abasilamu Abasilamu nabo ubundi yagombaga kuba amadini 5 kugira ngo byumvikane neza ADPR Gatulika hanyuma Anglikani Abadiventiste ndetse n'Abasilamu ariko Abadive n'Abasilamu ubona ko nyine ubwo bumwe iyo myumvire batayishaka nyine bashaka no kuzamura umutwe munini ukuntu urabazi ukuntu ari abafungamo nikanguye ntabonye iherezo ry'Abadive n'Abasilamu ariko ayo yandi 3 narayabonye niyo mpamvu rero muri ko twitegure ko hari ibindi bintu biri imbere inyuma hari inkubiri iteye ubwoba y'amadini hari inkubiri iteye ubwoba y'amadini barafunga yahese n'ubundi ko narariho n'ubundi ntabwo ari ugufunga ni ukuvuga ngo niba bavuze ngo urabona ukuntu bavuze bati nta nka dushaka mu mujyi ko ntazi ikihari urumva nta nka dukeneye mu mujyi urakoze cyane niko rero n'insengero nyakatsi cike niko rero n'akavuyo k'insengero hariya urusengero zigomba guterukamo zikava mu mujyi hakabaho zone y'insengero ubwo wa muntu udafite ubushobozi bwo gutega moto bwo kuba adafitiye modoka ngo ajye gusenga ubwo azajya yambariza iwe mu nzu nyine kwa kundi iryo niyerekwa maranye iminsi ariko impinduka muri ADPR zo zizaba ari akasamutwe noneho banafatana byo kuvuga ati ntabwo twaba twarashumbye umurimo hari twe twawutangiye mwebwe ngo muze ngo nuko mwiza hazabaho ibintu byo gushaka gukora imyigaragambyo y'amadini ariko kubera ko dufite leta irebera abaturage ikarebera kure ibikenewe nayo iri tayari ngayo nguko nisha umva ahubwo abakristo musenge tuve muri ibi ngibi abantu bareke dusenge ibintu byo kwikubira by'umwiryane bidashinga ngo umugore ntiyashumba ashumbye se akubwiye ati hane ijambo ryava mu kanwa k'umugabo umugore atavuga niri nta bintu bikaze iyo ntambwe yo barayiteye abayobozi bagiye babishyira mu ngiro na cya kibazo cyawe nizere ko kizakemuka mu minsi mike badushiriremo imiyaga bamenye ko tukiri batoya baduha abandi bana ahubwo umuntu ufite iyerekwa ritambutse nk'aho mukobwa ngo umuntu ufite iyerekwa mu iteraniro ritambutse ararwaye ameze nabi none kanseri mumereye nabi
no kuzagira abantu bamufashe, abantu bakamusura, bamufashe. Icyo kiganiro ndaza kugikora kimuvuganira. Uretse ko nabonye ko hari abandi bantu bari kwiba muri tekinike, bari kubeshya ngo baracyari mu bitaro hirya iyo, kandi baravuyeyo. Nabonye amafoto y'ibintu by'ibinini n'ibikaratasi byavuyemo imiti, bongeye gupostinga ngo bari muri koma. Nyamara reka mbabwize ukuri, umuntu uri muri koma abasha kwandika message cyangwa yandika n'umuntu begeranye. Koma ni koma nyine. Umuntu uri muri koma ari hagati yo gupfa n'ubuzima. So njyewe naje kuri YouTube, by'ukuri Imana izahandindire utazandura, kuko njya mbona ibintu bibera birarenze, biteye ubwoba. Umuntu aravuga ati mfushije umugore. Hari umuhungu nabonye yafashe umusaraba afata n'abantu nka 5 ajya kwirimba, arajya gushyingura nta wapfuye, ashyiraho umusaraba. Urabyumva neza? Abifata bishyira kuri sitati, aravuga ngo mwana wanjye ngupfuye nari nkigura. Imagine niba yaravuze ngo umwana wanjye ngupfuye, si umurokore, ngupfuye twari tukigukeneye. Ahubwo si umurokore gusa, umuvuga butumwa umuvuga uyu nguyu we iyo ahagaze imbere ni marayika. Ibyo rero iyo tubirebye twikorera amahugurwa tukavuga ati abantu bose bazadushyira mu gatebo kamwe n'abari abantu. So mukozi w'Imana Theogene, dusa nk'abasatira umusozo. Reka se nk'utanga inama, nawe wenda uraza kugira uko tukorotira. Nk'inama mpereye kuri wowe, icya mbere tera intambwe. Ndagushimira kuvuga ko itorero rya ADEPR ryakureze, ryagufashije. Tera intambwe, umva nkubwire, egera abashumba. Narabikoze. Oya, wongera. Ingoma zarahindutse, wowe ndabizi, nshingiye ku ngoma zinyuze imbere. Giye mu gihe maze mu idini. None se nk'uwabatsinda, uretse banza wumve, nk'uwabatsinda hano, urumva wabari kugabatsinda niho nose siho negereye. Ryari mbwira igihe waheruka batarafunga, uretse gatoya yarankubise vide muri biro, nje mbivugira ahangaha. Yanasinze rwose, yabateranya yasinze, mbivugira ahangaha. Ndagenda ndamubwira nariko ibi bintu oya. None se mubeshe se, none se ku cyumweru ku Gasave ibintu yakoreye umuhanuzi si byabaye ku manywa y'ihangu? Gasave hariya rwose Ernest baramuteruye bamutereramo indirimbo, ni ibintu byabaye hariya, si ibintu byabaye. Rero ibikomere dufite by'idini n'imyigishirize n'imiyoborere y'ubu biteye ubwoba pe. Ibi rero wabivuga ngo ni uguseba. Theogene, nibace bugufi batwumve. Yego nemera ko hari intama zinanirana, ibyo ndabyemera, ariko hari n'ababyeyi bananira abana babo. Icya mbere uretse gatoya, genda gake. Uremera ngo ufate ukuboko, urabyumva neza? Yego. Ufite gahunda yo guhinduka no guca bugufi. Oya buretse utarajya uwo mwagira ikibazo mfuye. Niba ntafite gahunda yo guhinduka, washingurwa nande? None se aho nta undi mu bishop uzagusezeranya mu iteka. Abantu ba bishop we uzaperereza, uwo ntabwo ari jewe. Icya mbere uranyemerera, ubinyemerere. Ngenda ufata ukuboko umbwira uti ngewe ndumva nkeneye umushumba untega amatwi akanyumva, nkamubwira buri kimwe nkaruhuka. Ngo ufate ukuboko mubere, ubwo niba ari protokoli, mubwire ngo uyu mushumba ndamutangira ubuhamya, ni muzima, mfite gahunda yo guhinduka. Ikibazo cyawe bazaba bakigaho, nacyo tuzahava tukimubwiye, ubwo bizakomeza. Umuntu wanyumvaga ni Karangwa Sylvestre, yaranyumvaga kuko nta kirimo. Ntago mbizi yari azi n'ibikomere byanjye, buriya yari abizi amateka yanjye, yarayazi. Barahari, urabyumva? Ngubu tugiye tukamureba, yakwicara akagutega amatwi akakumva. Ariko dufite n'umushumba muzima. Na Vianney yaranyumva. Ufite umushumba muzima, ngewe nzagushyira. Arahari. Ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ahubwo se ari muri watuye muri we. Nyemerera ko wemeye ukavuga ati ngiye Theogene ndemeye. Oya nejo uzambwire, nje mbabwira ibyanjye ABCD, bareba ikintu babikora. None se ko ntanga itorero. Hanyuma icya kabiri, nizere neza rwose iki ngiki kirangire, n'abandi bantu babikora. Kuvuga itorero nabi ni nkaho wakavuga ati Yesu nabaho, Imana ntibaho n'ibindi. Ni nko guhakana umubyeyi wakubyaye ukavuga mu ruhame ati gisi inkwembe. Bari igihe umushumba gutesha umutwe, ayabateranya yarankubitiye vide muri biro rwose. Nakijijwe n'umudiyakoni utaha Kacyiru w'umumama wa Marinette, ambwira ati mushumba ibyo bintu ntabwo bibaho. Niba umwana aje kugana wari ukwiriye kumutega amatwi. Ngo hoya, ngo waramvuze kuri kamera, ngo nsokera muri biro ngo cyangwa ngo ukubite vide none ari kunywa n'icyuma. Ariko ikibazo cyabayeho wenda kote zose nuko umuntu aba atazumvise, urabyumva neza.
umuntu akuvugiye kuri kamera akakuza imbere nawe hari igihe kamera yaza reka turi mwisi none se mwisi umusaraba hano ku ikote hari igihe avuga ati uyu muntu yaransekuye ubwo nuko nasimbutse nk'ingeragere nkiruka yashyize kuri kamera. So noneho rero Theo, Imana iguha umugisha ubwo Imana iguha umugisha ko wemeye irari keri yarayinyashije mu mutwe ndavuga ni reka niyirukire ko wemeye ukavuga uti jewe ntabwo nzongera kugira ibintu by'imiriro nohereza ku itorero itorero ntago njya ndigabaye ibitero kuko sindi satani niba twumve nkwemereye kuguhuza n'umushumba ugutega amatwi wakangaye turabivugana itariki n'umunsi bareke nishakira umugore ibintu byo kubeshya Imana ngo gihe nasaza bizafatirwa nta mugore nasambure general cyangombwa n'ubugingo buzima icyo nicyo tugomba kurebaho ariko umugore arakenewe kuko naba ngiye kubeshya hanyuma ikindi ugomba kwibuka upfuye wanabyivugiye urakoze cyane ugize ikibazo Minyoni ntiyashingura Gitwaza ntiyamusi namuhamagara padiri ntiyaza kuko nabatirijwe muri ADPR mbatizwa ku ngoma ya Nsanzurwimo umugabo wanseze wambatije bamwita Bamperikeri Emmanuel. Ubwo bazavuga ngo Theogene ngo yari umwana mwiza kuri imicyanga bazashyiraho igitaka mwana mwiza umubi n'umwiza bose barabahamba ariko njye nkeneye kwicara mu itorero ryanjye nkuzura umwuka wera bigiye gukemuka. Okay voilà nugaragaza impinduka nawe impinduka zirarerega ndanabakunda ADPR mwubahwe ariko Imana iguha umugisha ariko kambahe message yanyu uyu mweyo ni wo wa mbere n'uwa nyuma murakoze. Imana ibaha umugisha amahoro y'Imana nabane namwe Yesu ashimwe cyane abadukurikiranye abari hafi ndetse na kure abari muri Afurika ku migabane itandukanye y'Uburayi Amerika Australia Canada ahantu hose mudukurikirana muherereye turabashuhuje amahoro y'Imana nabane namwe turabakunda kandi turabishimiye abakurikirana Ibihamya TV. Imana ibaha umugisha guhitamo kubana natwe abakoze subscribe ndetse nawe ugifungura iki kiganiro birashoboka ko wakora subscribe ndetse ugakora kuri like ndetse ugakora na comment kugira ngo ibiganiro byacu tukora mu buzima bwa buri munsi ujye ubibona tukibishyiraho. Turabakiriye tubahaye ikaze Imana ibaha umugisha. Hanyuma turi kumwe n'umutumirwa muramuzi ntabwo ndi bumusobanure cyane ko ni umuntu uzwi kuri social media ku binyamakuru bitandukanye ni umukozi w'Imana n'umuhanuzi uzwi navuga ko azwi cyane naramushatse si rimwe si kabiri ariko ngize amahirwe uyu munsi turicaranye imbere ya kamera. Rero ni umutumirwa wacu dufite topic turi buganireho kandi ndabizi neza ko muri bwunguke mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri hari ikintu byanga byakunda mutuvanaho ndabizi neza ndabihamya 100%. Amahoro y'Imana umukozi w'Imana. Amahoro cyane turakwakiriye ku Bihamya TV tuguhaye ikaze kandi turakwishimiye kuganira nawe ndetse no gutaramana nawe kugira ngo abantu badukurikirana barushaho kugenda bunguka. Umuntu utabazi mushyashya yavuga ko ari inde twicaranye imbere ya kamera harimo abantu bagezeho ari bwo bwa mbere. Nitwa Nibishaka Theogene. Yego mba mu mujyi wa Kigali ndi umukristo muri ADPR. Yego ariko utarimo neza kubera impamvu utarimo neza ubundi abantu benshi iyo ubabajije usanga bavuga bati twebwe turimo neza kandi bavuze ko ngo umuntu ngo nakangura umuntu yishinjirije bigorana ariko iyo ukangura umuntu kanuye byoroha ko ahita yeguka. None ubwo wemera ko nyine uri umukristo wo muri ADPR ariko ukavuga ati ngewe ndabihamya neza ndabyihamiriza ko ntarimo neza no mu bintu turi buganire byanga byakunda muri topic turi buvuganeho ko ndagira ngo tuze kugira ibintu tuganiraho muri ubwo buryo. Iyo umuntu atabirimo neza umuti ni uwuhe se yakora iki kugira ngo abijyemo neza? Kuko hari umuririmbyi waririmbye wo muri Jehovah Jireh avuga ngo niba uri muri Yesu neza ugumemo. Rero turakwishimiye kandi tuguhaye ikaze. Murakoze. Nibishaka Theogene uri umuntu uzwi mvuze ko uri umusitari ntabwo naba nkoze icyaha ngira ngo nta no wantera amabuye haba ari mu buhanuzi haba ari kwigisha ijambo ry'Imana haba ari ku message utambutsa wenda ntituri bujye muri domaine y'ubuhanuzi cyane ariko turaza no kugenda dukoraho nta kibazo ntacyo bitwaye. So ngewe nitwa Vumiriya Jean Claude nanjye mbarizwa mu itorero rya ADPR muri Pentecote
ndetse reka dusuhuze abavandimwe tubana mu itorero rimwe ndetse n'abandi baba mu yandi madini. Turambuye ibiganza ku bwabo. Hajeho icyo bita ubumwe, ngo ni ubumwe bw'amadini. Aho ntabwo ndi bubyinjiremo cyane, igihe si umuvugizi w'idini mpagaze aha ngaha kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nari mvuze ngo nibishaka Theogene ni umukristo wo muri ADEPR. Nabonye abantu benshi bavuga ati gesengera mu gaturika, buriya gaturika kuyitwerera biroroshye. Umuntu wese muvuganye ni umunyagaturika, umuntu wese muvuganye ni umunyagaturika, ariko ubu ngubu ibintu byaranakomeye. Hari igihe ujyayo padiri ntakwemere, hari igihe bareba mu gitabo ugasanga hari ibintu basaba ubu ngubu iyo utabyujuje hari igihe bakwihakana. Noneho